Data bakundwa, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abatanzi nitwa Francine Twagira Maria, abo tumenyeranye mumaze kumenyera. Twaganiriye ibyigisho bitatu. Icya mbere kwari ukumenya imigambi Imana igufiteho. Twabonye ko kugira ngo ubashe kuyimenya nuko ubasha kumenya ko Imana igukunda. Wamara guhishurirwa urukundo Imana igukunda, ukamenya ko uri umunyabyaha. Wamara kumenya ko uri umunyabyaha, ukamenya ko Imana yatanze umuti. Wamara gusobanukirwa ko uwo muti uhari, ugatera intambwe yo kwihana ibyaha byawe, kuko twabonye ko umuntu wese ni umunyabyaha kubera icyaha cy'abasogokuruza bacu Adamu na Eva, icyaha cy'inkomoko. Icyo cyaha niyo waba ukora ibintu byiza gute, icyo cyaha cyadutandukanyije n'Imana, gituma tutabasha kubona ubwiza bwayo. Ariko kubera urukundo dukunda, kubera imigambi myiza dufitiye, yaduhaye umuti ubonerwa mu kwihana no kwakira no kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza. Icyigisho cya kabiri twabonye ukuntu Imana itoranya umuntu, ukuntu Imana ihamagara umuntu. Twabonye ko Imana itumenya kera cyane, yarangiza ikadutoranya, yarangiza ikaduhamagara, yarangiza ikatweza, noneho ikaduhamagarira gukora icyo yaduteguriye muri iyi si. Twabonye ko buri wese hari icyo Imana yamuhamagariye muri iyi si, ngo imirimo myiza yayiremeye muri Kristo Yesu kera kugira ngo tuyigenderemo. Kandi twabonye ko iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, aba umwana w'Imana, ahindura umuryango, ava mu bwami bumwe akajya mu bundi, ava mu bwami bw'umwijima akajya mu bwami bw'umucyo. Icyigisho duheruka kwiga ubushize, twize ukuntu umwuka wera dushobora kuzura, umwuka wera dushobora kuyoborwa n'umwuka wera, dushobora gushobozwa n'umwuka wera. Kandi twabonye ko nk'uko umuntu yakira Yesu mu kwizera, ni nako umuntu abasha kuzura umwuka wera mu kwizera. Twabonye ko iyo twemereye Yesu akuzura muri twebwe, akadushoboza, tubaho ubuzima buhesha Imana icyubahiro. Twera imbuto z'umwuka wera, amasengesho yacu agira imbaraga, kandi turanesha. Ndumva ari ibyo twize mu mbihinnye. Uyu munsi rero turiga ikindi cyigisho, ariko mbere y'uko ngitangira ndagira ngo tubanze turirimbane indirimbo ya 28 mu gakiza. Ni indirimbo ivuga ngo twarabatuwe, twarabohowe. Twarabatuwe rwose rwose mu mwami Yesu Kristo, twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka. Cyo dukomeze tujye mbere, dutsinde ibigerageza, turwana intambara twizeye, twihanganire byose. Cyo dukomeze tujye mbere, dutsinde ibigerageza, turwana intambara twizeye, twihanganire byose.
turabasirikare benshi twogejwe mu maraso. Umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Dukomeze dushyire mbere dushimire Ihoraho. Kubw'imbaraga ze dufite tuzabaho no mu rupfu. Dukomeze dushyire mbere dushimire Ihoraho. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi. Iyo twizeye amagambo ye uko yayatubwiye, ku musaraba haturuka iriba rimara inyota. Twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota. Twahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Mw'ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemwo amahoro. Mu gihe tuzakigeramo tuzahimbaza Yesu umukiza. Umukiza azahanagura amarira yacu yose. Tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Twarabatuwe, twarabohowe, twaracunguwe. Imana yabaye data, ngo abamwizeye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kandi kubwo kumwizera Kristo ari mu bugingo bwacu, umwuka we wera atuye muri twebwe. Nkuko twabonye ubwoko butatu bw'abantu, twabonye umuntu utarakira Yesu umwami n'umukiza mu mutima we. Twabonye umuntu ufite Yesu ariko wiyobora, bamwita umukristo wa kamere. Twabonye umuntu umukristo wuzuye umwuka wera uyoborwa na Kristo, wemereye Yesu ko amubera umuyobozi w'ubuzima bwe bwose. Iyo rero tumaze kugera mu bwami bw'Imana, iyo tumaze kujya mu muryango w'Imana, murabona umwana baramurera agakura. Umwana agenda agira intambwe, agira igihe cyo kuvuka, akagira igihe cyo gukura, akaba ingimbi, akagera igihe cyo kuba umuntu mukuru. None yamaze kuba umuntu mukuru, igihugu kimushakira imirimo. No mu nzu ya data rero, no mu bwami bw'Imana harimo imirimo, harimo imirimo. Ariko mbere yuko ninjira muri iyo mirimo dukora mu nzu ya data, hari ibyiciro bitatu umukristo anyuramo. Ibyo byiciro bitatu ndagira ngo tubirebe muri Yohana wa mbere igice cya 2,
kuva ku murongo wa 12 kugeza ku wa 14. Haranditse ngo ndabandikiye bana bato kuko ibyaha byanyu mwabibabariwe kubw'izina rye. Namwe base ndabandikiye kuko mwamenye uwahereye mbere na mbere. Ndabandikiye basore kuko mwanesheje umubi. Mbandikiye bana bato kuko mwamenye data wa twese. Ndabandikiye base kuko mwamenye uwahozeho mbere na mbere. Ndabandikiye basore kuko mufite imbaraga kandi ijambo ry'Imana rikaguma muri mwe, mukaba mwaranesheje umubi. Igice cya mbere, etape ya mbere ni umwana. Twabonye ko intambwe ya mbere umukristo atera ni ukwihana ibyaha, akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, noneho agahinduka umwana w'Imana. Niyo mpamvu ahangaha Yohana yanditse ati bana bato ndabandikiye kuko mwababariwe ibyaha byanyu kubw'izina rye, kandi ndabandikiye kuko mwamenye data. Iyo ni etape ya mbere. Etape ya kabiri ni etape y'abasore, nubwo babanjije base, ariko ni etape y'abasore. Iyo umuntu avuye mu bwana, mubona ukuntu abana b'ingimbi, abasore n'inkumi, ukuntu baba bafite imbaraga, baba bashakashaka. Ahangaha rero Paulo nako Yohana yandikiye abasore, arababwira ati abasore namwe ndabandikiye kuko mwanesheje umubi, kandi ijambo ry'Imana rikaba riri muri mwebwe. Haleluya. Noneho icyiciro cya gatatu cy'umukristo imikurire ye ni babyeyi. Ababyeyi noneho baba bamaze gusobanukirwa, ngo baramenye uwahozeho mbere y'ibihe, baba baracengeye, baramenye Imana by'ukuri. Ntago rero ndi butinde aho ngaho, ndagira ngo ninjire mu mutwe w'icyigisho tugiye kwiga. Imana yanshyize ku mutima uyu munsi, ndagira ngo turebe noneho imirimo Imana yashyize mu muryango wayo, mu itorero ryayo. Iyo mirimo ndagira ngo tuyisangire, turebe mu Befeso igice cya 4 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku wa 16. Haravuga ngo nuko aha bamwe kuba intumwa ze. Yabanje gushyiraho intumwa ze, urufatiro rw'intumwa ze. Aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse, bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa kugira ngo tudakomeza kuba abana dutembaganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya, ahubwo tuvuga ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose, dukurire muri we muri byose. Uwo niwe mutwe, ari wo Kristo. Kuri uwo mutwe niho umubiri wose uteranywa neza, ugafatanywa nuko ingingo zose zigirirana,
nuko igice cyose kigakora umurimo wacyo cyagenewe muri Kristo. Uwo niho umubiri gukura kwayo kugira ngo ukurizwe mu rukundo. Amen. Imana yacu ntabwo ari Imana y'akajagari. Mubona ko no mu rugo umubyeyi abwira umwana ati wowe fata amasahani uyoze, wowe fata ikijerekani ujye kuvoma, wowe fata itorosho ukorope. Umubyeyi agerageza guha imirimo buri mwana akurikije ubushobozi bwe. N'Imana rero nuko nguko imeze. Mu nzu yayo yanze ko habamo akajagari, ishyiramo gahunda. N'igihugu mubona ukuntu bashyiramo gahunda, bashyiramo za ministeri, bashyiramo za institution. No mu bwami bw'Imana nuko nguko. Imana rero yashyizeho ministeri 5. Tumaze kuzisoma ngo bamwe yabashyiriyeho kuba intumwa, abandi abashyiriraho kuba abahanuzi, abandi abashyiriraho kuba abavugabutumwa, abandi abashyiriraho kuba abungeri, abandi abashyiriraho kuba abigisha. Umugambi ni uwuhe? Impamvu Imana yabishyizeho ni ukubera iki? Nuko yangaga ko habaho akajagari mu bwami bwayo. Noneho rero kubera ko natwe twahindutse abana b'Imana, kubera ko natwe twahindutse ibisonga bya Kristo, kandi Imana yacu ikaba ari Imana igira ordre, igira organisation, niyo mpamvu yashyizeho ziriya ministeri 5. Kubera iki? Hari impamvu Imana yashyizeho ziriya ministeri 5. Icya mbere ngo kwari ukugira ngo abana b'Imana batunganizwe rwose ibyo kurya by'ukuri bihagije. Muzi ko no mu mitegurire yacu y'ibiryo tugomba kugira indyo bita indyo iboneye. Ufashe ibijumba gusa ukarya ibijumba gusa, umubiri wawe ugira ikibazo. Uriye inyama gusa, umubiri wawe ugira ikibazo. Ahubwo tugomba kurya ibitera imbaraga, ibirinda indwara, n'ibyubaka umubiri. Umubiri ugomba kurya indyo yuzuye, equilibre. No mu buzima bwacu bwa gikristo rero naberetse ko hari etape zo gukura mu buryo bwa gikristo. Uba ukeneye ibiryo bikuvana mu bwana bikagushyira mu busore, ibiryo bikuvana mu busore bikakujyana mu bukuru. Niyo mpamvu rero Imana yashyizeho izi ministeri uko ari 5 kugira ngo abana bayo batunganirizwe ibyo kurya bikwiriye. Ikindi ni ukugira ngo ni ugukomeza umubiri wa Kristo. Ikindi ni ukugira ubumwe bwo kwizera Kristo. Ikindi mubona ko muri iyi minsi hari ubuyobe bwinshi, hari imyigishirize myinshi iteye ubwoba. Noneho kubera ko abantu batagifite ababigisha, ababayobora, buri wese arahaguruka akagenda akiyigishiriza ibyo abonye. Hari amayeri menshi, ariko impamvu Imana yashyizeho ziriya ministeri uko ari 5 ni ukugira ngo tudatembaganwa n'imiyaga n'imiraba n'imyigishirize mibi n'ubuyobe, ni ukugira ngo itorero ry'Imana ritavangirwa. Ndagira ngo rero turebe mu ncamake izo ministeri. Twabonye ko ministeri ya mbere Imana yabanje gushyiraho ni ministeri y'intumwa. Akenshi hari abantu bazi ko kuba intumwa ni iki. Yesu yabanje gutoranya intumwa 12, arangije arazituma. Kuzituma yarabanje arabekipa. Muzi ko yababwiye ati nimugende mutegerereze mu cyumba cyo hejuru,
nzabanza mboherereze imbaraga. Intumwa rero nayo Imana irabanza ikayitegura, yarangiza ikayisiga, yarangiza ikayituma. Nubwo hari abo ngabo 12 ariko n'ubu ngubu barahari, uretse ko ibyo bintu babyabijije muri iyi minsi. Umuntu wese uyu munsi arahaguruka ngo agiye kwigisha, ejo kumva ngo na aposo, ngo na apotre, ngo ni intumwa. Ariko mubona ko byateye akajagari mu mubiri wa Kristo, nuko babikora mu kajagari. Umuntu w'intumwa ni umuntu Imana iba yarahaye guhishurirwa no kwerekwa, ni umuntu Imana iba yarasigiye amavuta yo guhindura amahanga, guhindura isi. Muzi ko hari ahantu intumwa zajyaga zigera bakavuga bati ba bantu bubitse isi bageze ahangaha. Umumaro w'intumwa ni ukugira influence muri societe, ni uguhindura amahanga, ni uguhindura isi. Akagenda ashyiramo n'amatorero, ariko atari ibyo mu kajagari, ahubwo bifite intumbero, bifite umurongo. Indi ministeri ya kabiri Imana Yesu yashyizeho, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo abone ubugingo buhoraho. Tumaze kubona ubugingo buhoraho, twagize ububasha bwo kuba abana b'Imana. Noneho Yesu, kubera ko yabonye ko tudashobora kuba muri iyi si, yaduhaye umwuka wera. N'izi ministeri rero ni Yesu uziduha. Ni Yesu uziduha. Ni Yesu uziduha, akakubwira ati wowe ngushyize mu itorero ugomba kuba intumwa. Wowe ngushyize mu itorero ugomba kuba umuhanuzi. Wowe ngushyize mu itorero ugomba kuba umwigisha. Wowe ngushyize mu itorero ugomba kuba umwungeri. Wowe ngushyize mu itorero ugomba kuba umuvugabutumwa. Ibyo ni Yesu ubidusigira. Ntabwo ubyuka uyu munsi ngo uvuge ngo ngenda hagurutse ngo ni pasiteri. Oya, ni Yesu uguhamagara, ni Yesu ugutoranya, akavuga ati mwana wanjye, mu nzu yanjye ngushinze iki ngiki. Ku nshuro ya kabiri rero Yesu yashyizeho abahanuzi. Imirimo 3 y'abahanuzi ni uguhugura, ni ugucyaha, ni uguhumuriza. Mu Migani igice cya 29 umurongo wa 18 haravuga ngo aho guhishurirwa kutari, abantu babibyigenge. Dukeneye abahanuzi nyakuri, basizwe n'Imana, bafite umwuka w'Imana, bafite urukundo, bafite gutinya Imana, bafite kubaha Imana. Iryo jambo ryitwa ubuhanuzi muri iyi minsi. Hari n'abantu baryumva bakagira ubwoba, ahubwo bakihisha, kuko abahanuzi bazambije umurimo w'Imana, kandi barakenewe mu murimo wa Data. Ariko nubwo bimeze gutyo, abahanuzi b'ukuri barahari. Abahanuzi b'ukuri barahari. Ku gihe cya Eliya, reka tuwasome mu Bami Abami ba mbere, turasoma igice cya 18, turasoma umurongo wa 21, niturangiza dusimbuke duhere kwa 30. Nuko Eliya yegera abantu bose arababwira ati, mbese muzageza ryari gufata impu zombi? Niba Uhoraho ari we Mana nyakuri, ni mu muyoboke. Niba kandi ari Bali muhisemo, ni muyiyoboke. Nyamara ntihagira umusubiza. Icyo gihe cya Eliya ni nk'iki turimo. Abana b'Imana barateraganwa n'imiyaga n'imiraba y'imyigishirize itandukanye, kenshi bakanayoba, bari mu rungabangabo. Eliya yarababajije ati, muzageza ryari? Muzageza ryari kuba mu rungabangabo?
uyu hari umuhanuzi ukomeye nagukoraho birikaka ukaburirukanze. Abahanuzi basenye ingo z'abantu, abahanuzi bateranyije abantu, ariko ntabwo ari icyo ngicyo Imana yabahamagariye. Mwabahanuzi mwe, Imana yabahamagariye guhugura, ibahamagarira gucyaha, ibahamagarira guhumuriza, ibahamagarira gukura abantu mu rungabangabo. Reka dukomeze ku murongo wa 30. Eliya abwira rubanda rwose ati, nimunyegere. Bamaze kumwegera, abanza gusana urutambiro rw'Uhoraho rwari rwasenyutse. Nuko afata amabuye 12 ariwo mubare w'imiryango ya bene Yakobo, wa wundi Uhoraho yabwiye ati, uhereye ubu uzitwa Isirayeli. Ayo mabuye ayubakisha urutambiro rweguriwe Uhoraho. Iruhande rw'urutambiro ahacukura urwobo rwajyamo litiro 30 z'amazi. Maze ashyira inkwi ku rutambiro, abaga ya mfizi, inyama azirambika hejuru y'inkwi. Hanyuma Eliya abwira abakoraniye aho ati, nimwuzuze amazi ibibindi 4 muyasuke ku gitambo no ku nkwi. Barabikora. Yongera kubabwira ati, nimubigenze mutyo inshuro ya 2. Babigenza batyo. Arababwira ati, nimwongere ubwa 3. Barabikora. Bityo basuka amazi ku mpande zose z'urutambiro, maze rwa rwobo ruruzura. Isaha y'igitambo cya nimugoroba igeze, Eliya yegera urutambiro arasenga ati, Uhoraho Mana ya Aburahamu na Isake na Yakobo, uyu munsi iyerekane kuri Imana nyakuri y'Abisiraheli, kandi ko nanjye ndi umugaragu wawe. Ibi byose nkaba mbikoze mbitegetswe nawe. Uhoraho nsubiza kugira ngo abantu bamenye ko ari wowe Uhoraho Imana, kandi ko uzatuma bakugarukira. Uwiteka aherako amanura umuriro, ukongora igitambo n'inkwi n'amabuye n'umukungugu n'ay'amazi yo mu mwobo urayakamya. Abisiraheli bose babonye ibibaye, bikubita hasi baravuga bati, Uhoraho niwe Mana nyakuri. Murumva akamaro k'umuhanuzi? Ni ugukura abantu muri confusion. Turi muri confusion. Isi iradandabirana, isi irarushye, iremerewe n'ibicumuro byayo, turagowe. Ariko hakenewe abahanuzi bavana ubwoko bw'Imana mu rungabangabo. Dukeneye abahanuzi bongera gusana igicaniro cy'Uwiteka. Gusana igicaniro cy'Uwiteka n'abahanuzi bongera kubwira Yakobo ibicumuro bye, kubwira ubwoko bw'Imana bati, mwaracumuye, impamvu mumeze gutyo ni ukubera ibi ngibi. Kuko abahanuzi barahishurirwa, barerekwa. Nuko amaze kugarura abantu mu kwicuza, noneho arasenga, Imana iraza itwika cya gitambo. Imana irabababarira, yumva gusenga kwa Eliya. Noneho abaturage bamaze kubona ibyo bintu baravuga bati, Uwiteka niwe Mana. Imitima yari yaraheze mu rungabangabo, abakristo abana b'Imana bari muri confusion, barongera bagarukira Uwiteka. Ntago rero abahanuzi ari abikururira abantu inyuma yabo, ahubwo umurimo w'ubuhanuzi ni ukugarura imitima y'abana b'Imana ku mutima w'Uwiteka. Amen. Dukeneye rema, dukeneye kumenya direction y'Imana. Uwo ni umurimo w'abahanuzi. Ariko bahanuzi, nimutinye, nimukorere Imana mutinya, kandi muyikorere mudaca amafaranga. Kuko Imana yaravuze ngo mwaherewe ubuntu mutangire ubuntu. Ibyo tuzabibona nitwiga impano z'Umwuka Wera.
ariko iyi minisiteri y'abahanuzi mureke twongere tugaruke ku rufatiro nyarufatiro, mube abahanuzi nyakuri koko, bakorera Imana batinya, bakorera Imana buzuye urukundo, bakorera Imana baharanira guhesha Imana icyubahiro, kandi baharanira kugarura imitima y'abantu ku Mana, batagarura imitima y'abantu ngo babakurikire birirwe babashakashaka. Oya, ahubwo mwigisha ubwoko bw'Imana gushaka Imana, mwereke ubwoko bw'Imana inzira y'Imana, icyo Imana ibashakaho. Rema, nimuhugure, nimucyahe, nimuhumurize. Indi minisiteri Imana Yesu yashyizeho, kuko ni Yesu, ni minisiteri y'abavugabutumwa. Imana yahamagariye abantu kuba abavugabutumwa, bamwe yabahamagariye kuba abavugabutumwa. Twabonye ko buri muntu wese Imana yagiye imuhamagara ikamushinga umurimo, ikamuha n'ubushobozi, kuko iyo iguhamagaye iguha ubushobozi, igusigira ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri nge. Yansigiye kubwira abakene inkuru nziza, yansigiye kubohora imbohe, yansigiye kuvana abantu bari mu nzu z'imbohe. Ubushize nakomeje kubibabwira muri Matayo igice cya 28, hari itegeko rikomeye Yesu yaduhaye: nimugende mu mahanga yose, abantu bose mubahindura abigishwa, abizeye mubabatize mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, nimurangiza mubigishe kwitondera amategeko yanjye. Ndi kumwe namwe kugeza ku mpera y'isi. Ariko umuvugabutumwa agomba no kugira strategy, kuko nugenda wenyine uzagera aho ngaho unanirwe. Hari ingamba kugira ngo umurimo w'Imana ugere kuri benshi, babyita multiplication spirituelle. Tubisanga muri Timoteyo wa 2, Timoteyo wa 2 igice cya 2 ku murongo wa 2 haravuga ngo, kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi ubimenyeshe abantu bo kwizerwa, bazashobora kubyigisha abandi. Ntabwo ibintu by'Imana tugomba kubigumana. Umurimo w'Imana tugomba kuwukora dufite iyerekwa rya kure. Ntabwo bigomba guturuna tout autour de toi, ahubwo ugomba kugira iyerekwa rya kure cyane, kuko nubikora wenyine uzananirwa kandi umusaruro uzaba muke. Kandi Imana yari yaraduhaye ingamba tugomba gukoresha. Reba abandi bashishikaye nkawe, ubigisha uko bavuga ubutumwa, hanyuma habeho izo multiplication spirituelle. Muri Yesaya igice cya 53 ku murongo wa 1 aravuga ngo, ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Ukuboko k'Uwiteka hariho ikiganza, muri ako kiganza hariho intoki eshanu, niyo mpamvu ziriya minisiteri ari eshanu. Ikiganza ni Kristo. Noneho minisiteri ni iriya mirimo twebwe yagiye atugabanya kugira ngo ubwami bw'Imana bube bwuzuye, abana b'Imana bafite ibyo kurya bihagije, bataba mu rungabangabo, abanyaburiganya batabariganya. Niyo mpamvu Imana yashyizeho izo minisiteri zose. Indi minisiteri Yesu yashyizeho ku nshuro ya 4 ni minisiteri y'abigisha. Tuza muri Yakobo yaranditse ngo abigisha babe bakeya. Ntabwo abo bantu bagomba kuba benshi, kuko ngo bazabazwa ibirenze by'abandi. Ariko
kugira ngo tudateraganwa n'imiyaga n'imiraba n'imyigishirize n'ubuyobe, dukeneye abantu batwigisha. Abavugabutumwa bo baragenda n'ibitangaza, haleluya, mwakire Yesu, ibimuga bigahaguruka, impumyi zigahumuka. Ariko dukeneye noneho n'abigisha batwigisha ijambo ry'Imana, tukagira ubumenyi mu nzira y'Imana. Noneho babandi badushuka, babandi baza kuduseduiza, ntabwo bazabishobora kubera ko tuzaba twarigishijwe. Yesu ikintu cyamutumye anesha Satani nuko Satani yamubwiraga ati haranditswe ngo. Yesu nawe akongera akamubwira ngo haranditswe ngo. Iyo ijambo ry'Imana riri muri twe rigwiriye, ntabwo dushobora kuyoba. Kugira ngo rero iryo jambo ry'Imana ribashe kugwira muri twebwe, tubashe kugira ubwo bumenyi, nuko habaho abigishwa. Ubwoko bwanjye burarimbutse buzira kutamenya. Iyo nta bigisha bahari, ntabwo abana b'Imana bagira ubumenyi. Iyo nta bumenyi rero bararimbuka. Niyo mpamvu mubona muri iki gihe ntabwo abantu bafata umwanya uhagije wo kwigisha abana b'Imana ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mubona ubuyobe bwabaye bwinshi, biravangavanze. Ariko Imana yongere iduhagurukirize abigisha nyakuri, kugira ngo abana b'Imana babashe kugira ubumenyi buhagije mu ijambo ry'Imana, bityo abo ba seducteur ntibabashe kubayoba. Indi ministeri ni ya gatanu, ari nayo ya nyuma, ni ministeri y'abungeri. Iyo ministeri y'abungeri akenshi ibiri kumwe na les anciens, abakuru. Muri Yohana igice cya 21, Yesu nigihe yasangaga ba Petero bari kuroba, bakesheje ijoro ryose, bamaze kuroba, bamaze kurya, bamaze guhaga, Yesu abaza Petero ati, Simoni Petero, ati Simoni mwene Yona, urusha abakunkunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanjye. Amubaza ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati, aturankunda? Nuko aramusubiza ati, mwami, umenya byose, uzi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Akamaro rero k'umwungeri ni ukuragira intama z'Imana. Akamaro k'umwungeri ni ukwita ku ntama z'Imana, akamenya izikiri ntoya, akazigaburira ibiryo bikwiranye n'imyaka yabo, akamenya abasore izimaze gusoreka, akazigaburira ibiryo bikwiranye n'iyo myaka yabo. Umwungeri agomba kumenya intama kandi akamenya ikizikwiriye, akamenya iyababaye, akamenya iyavunitse, akamenya iyarwaye, akazitaho. Ako niko kamaro k'umwungeri. Noneho rero umwungeri agira abamufasha, agira abadiyakoni bamufasha. Ndagira ngo dusome ibiranga abadiyakoni beza uko Timoteyo yabatubwiye. Timoteyo wa mbere igice cya 3, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 13. Mujye mwumva, hanyuma wumve nimba izo kriteri uzujuje, hanyuma ugende winjire mu murimo w'Imana. Guhaguruka gusa ibintu by'inze, umurimo w'Imana bawushyizemo akajagari. Yesu wongere ushyire ku murongo umurimo wawe. Timoteyo wa mbere igice cya 3
abayobozi b'umuryango w'Imana. Iri jambo ni iry'ukuri. Niba umuntu yifuza kuba umuyobozi w'umuryango w'Imana, aba yifuje umurimo mwiza. Gukora mu nzu ya data rwose ni byiza. Umuyobozi w'umuryango w'Imana agomba kuba umuntu w'inyangamugayo, akaba n'umugabo ufite umugore umwe, udategekwa n'inda, ushyira mu gaciro kandi wiyubaha. Agomba kuba umuntu ukunda kwakira abagenzi, uzi kwigisha, utari umunywi w'inzoga cyangwa umurwanyi, atagira amahane, aba ari inyangamugayo. Ahubwo agomba kuba umunyamahoro, ntabwo agomba kuba akazitereyemo. N'ijambo ry'Imana riravuga ngo kurwanya uruhande, mugerageze kubana n'abantu bose amahoro. Ushobora kubigerageza ariko abantu bakaguteraho intambara, ariko igihe cyose wowe bishoboka ku rwawe ruhande, gerageza kubana n'abantu bose amahoro. Nibyo byubahisha Imana. Ntacyo nibaguteza intambara, ariko ku rwawe ruhande gerageza kubana n'abantu bose amahoro. Wirinda amahane kandi udakunda ifaranga. Mubona ko gukunda impiya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mwikorerane imitwaro, ariko ubwira mwene se uti nsenye, mfasha dusenge, mfite intambara. Aba bahanuzi icyambere gusaba ahita akubwira ati mpa amafaranga. Ariko kugira ngo ukore umurimo wa data neza, nuko ugomba kuba uri umuntu udakunda impiya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo umukozi wese akwiye ibihembo. Petero rero amaje ati twebwe twasize ibyacu tukagukurikira, uzaduhemba iki? Yesu yarababwiye ati mwebwe mwasize ibyanyu mukankurikira, mukiri hano ku isi nzabakubira inshuro 100 kandi nzabaha n'ubugingo buhoraho. Nta mpamvu rero yo kwirirwa twese koroka abantu, nta mpamvu yo kwirirwa dusaba ibiguzi, kuko Yesu azi ko umukozi wese akwiye ibihembo. Nidukorera Imana neza, ugakora umurimo yagushinze neza, umukiranutsi ntabwo azicwa n'inzara, nta nubwo urubyaro rwe ruzasaba ibyo kurya. Ariko kubera ko abantu babishakisha uburiganya, ni imivumo igenda yiyongera ku mivumo. Mwirinde iyo mivumo, twumvire ijambo ry'Imana. Agomba kuba azi kuyobora neza abo mu rugo rwe bwite, no kumenyereza abana be guhora bubaha ababyeyi ku buryo bwose bukwiriye. None se unanirwa kuyobora urugo rwe bwite, yashobora ate kwita ku muryango w'Imana? Umuyobozi w'umuryango wayo ntakwiriye kuba umuntu wemeye Kristo vuba ngo atigira ishyano ryose. Murumva? Tugomba no kumenya kwigisha abana bacu, tukabatoza gusenga, tukabatoza ijambo ry'Imana. Kandi ikindi, tugomba kwirinda guha abantu bamenye Yesu vuba umurimo, kubera ko bageraho bakiyemera. Njya mbona n'abana bashyira ku mateleviziyo bakigisha biriya bintu, murumva ko bitandukanye n'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Tugomba kwirinda ko umuntu ukiri mutoya mu gakiza bahita bamuha iyo mirimo, kugira ngo atigira ishyano, bityo agacirwa iteka nk'irya Satani. Nanone kandi agomba kuba umuntu n'abatemera Kristo bavuga neza, kugira ngo atagawa akagwa mu mutego wa Satani. Abadiyakoni nabo nuko bagomba kuba abantu biyubaha, bataryarya, batari abanywi b'inzoga kandi badafite umururumba w'inyungu. Bagomba gukomera mu mabanga ya Kristo twemera, bafite imitima iboneye itabarega ikibi. Nabo kandi bajye babanza bageragezwe, hanyuma niba ntacyo bagawa, babone gukora uwo murimo w'ubudiyakoni. Abadiyakoni nabo bagomba kuba ari abantu biyubaha, bakirinda gusebanya no gutegekwa n'inda, ahubwo nibabe indahemuka mu buryo bwose. Umudiyakoni wese agomba kuba umugabo ufite umugore umwe, uyobora neza abana be n'abandi bo mu rugo rwe. Abakora uwo murimo neza bibahesha umwanya mwiza,
bigatuma bavuga bashize amanga uko bemera Yesu Kristo. Amen. Iyo niyo miterere y'abantu bahamagarirwa gukora umurimo w'Imana. Igihe wumva utaragera kuri icyo kigero, tegereza Imana ibanze ikubake, Imana ibanze igutunganye. Ubwo rero habaho n'amakorari, habaho n'imiryango ifasha abakene. Ndibuka hari ku nkuru nziza twari dufite umuryango ufasha imfubyi n'abapfakazi. Ngewe nakoraga mu muryango usubiza mu buzima busanzwe abamugaye, witwaga RBC. Uwo muryango ahantu hose twanyuraga wavuze ubutumwa, ahantu hose twanyuraga kuko twazengurukaga igihugu cyose, baravugaga bati ni ba bantu ku nkuru nziza. Muri iyo eglise locale rero haba harimo uwo mwungeri, ariko hagomba kuba harimo n'andi mashami atuma iryo torero nyine ribasha gutera imbere. Mu gusoza ndagira ngo mbabwire ko nubwo izo ministeri ari 5 ariko ziruzuzanya kandi zose ziba mu itorero ry'Imana. Nta muntu n'umwe ugomba kwigira ikigenge. Nababwiye ko ukuboko ni ukuboko k'Uwiteka, ikiganza ni Kristo, noneho za ntoke 5 ni ya mirimo Imana yagiye itugabanya. Rero tugomba gukora mu bwuzuzanye. Reka tubisome twumve iki ijambo ry'Imana ribitubwira muri ntuza mu Befeso igice cya 4 umurongo wa 3 n'uwa 4. Haravuga ngo mugire umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Hariho umubiri umwe n'umwuka umwe, nk'uko mwahamagariwe icyiringiro kimwe cyo guhamagarwa kwanyu. Ntabwo Imana yahamagaye abapotre ngo bumve ko ari ibitangaza. Ntabwo Imana yahamagaye abahanuzi ngo bajye bumva ko batagomba kubaha abungeri babo. No. Izo ministeri zose uko ari 5 zikorera mu itorero rya Kristo, kandi imigambi ni ukugira ngo ubwoko bw'Imana buhabwe ibyo kurya bikwiriye, bagere ku gihagararo cya Kristo. Ni ukugira ngo umubiri wa Kristo ukure, tugere ku gihagararo gikwiriye cya Kristo. Ntabwo ari kapitali Imana ibiduhaye. Oya. C'est pour le corps de Christ. Imana idufashe. Imana yongere ishyire kuyubaha mu bakozi bayo. Biteye isoni n'agahinda, ariko ndinginga Imana kugira ngo yongere ihembure umurimo wayo. Ndarangiriza muri Daniel igice cya 12 umurongo wa 3. Haravuga ngo kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi kuba abakiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Mureke kuri wa munsi Yesu azavuga ati mwabagaragu beza mwe, mwakoze ibyo nshaka, nimuze mwicare iburyo bwanjye. Mureke kuri wa munsi twirinde Yesu atazatubwira ati nimumve imbere mwabivume mwe, sinigeze kubamenya mwankozi z'ibibimo. Ahubwo izatubwira iti mwabagaragu beza mwe. Kuri wa munsi mureke tuzarabagirane nk'inyenyeri. Mureke kuri wa munsi tuzarabagirane nk'umucyo wo mu isanzure, hanyuma twake nk'inyenyeri. Ndumva ari aho ndangirije. Dukorere Imana dutinya, kandi buri wese ahagarare mu murimo Imana yamusigiye, twe kubyigana, twe gusunikana, twe kurwanyana,
ahubwo dushishikarire kugabura ibyo data yaduhaye maze umubiri wa Kristo ubashe gukura ugere ku kigero cya Kristo. Imana yacu ibagirire neza. Reka dusenge. Mana nziza, Mana nzima, ndagushimye ko waduhaye Yesu, ndagushimye ko waduhaye umwuka wera, ndagushimye ko wabonye turabo kwizerwa ukatugabira umurimo, ngo bamwe wabahaye kuba intumwa, abandi ubaha kuba abahanuzi, abandi ubaha kuba abavugabutumwa, abandi ubaha kuba abigisha, abandi ubaha kuba abungeri. Mwami ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ndasenze rero nk'uko wakoresheje Eliya, ubwo ubwoko bwawe bwari buri mu rungabangabo batakimenya iyo bava n'iyo bajya. Eliya akababaza ati muzageza hehe kuba abanyamugirya nino, ngo kubera ko byari byarabayobeye baracecetse, bari barumiwe, nta wagize icyo amusubiza. Ariko umaze kwigaragaza Mana, imitima yabo yarongeye irakugarukira, barongera bagendera mu nzira yawe. Ndasenze rero kugira ngo muri iki gihe Mwami, iyi si ikomeye bisaba imbaraga zawe, uhagurutse abavugabutumwa buzuye amavuta y'imbaraga z'umwuka wawe wera, uhagurutse intumwa zuzuye amavuta y'imbaraga z'umwuka wawe wera, uhagurutse abahanuzi buzuye amavuta y'imbaraga z'umwuka wawe wera, uhagurutse abungeri, abigisha buzuye amavuta y'imbaraga z'umwuka wawe wera, kubw'icyubahiro cy'izina ryawe. Mu izina rya Yesu urakoze. Amen.